igice cya mbere sura ya kwanza umurongo wa 4 mstari wa 4. hanyuma turasimbuka Baadaye tutaruka dusome n'umurongo wa 10 tusome na mstari wa 10. turasoma ndetse na Yesu Kristo. Nuko ijambo ry'Uwiteka rizaho riti nakumenye narakurema mu nda nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushyiraho kuba umurinzi uhanura amahanga. Amen. Umurongo wa 10 mstari wa 10. dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kurandura no gusenya kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Amen. Mwene data Gerard ayobore isengesho. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye amagambo yawe amategeko ibintu dukoreremo ibyo kurya. Ufate umugaragu wawe natwe dufate, utubere alfa utubere omega. Bicasha abademo baje kure yacu maze twumve inama zawe mu ijuru mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tuyicara Imana yabamugisha. Mungu awabariki. Bashimiye mu kubaha ijambo ry'Imana. Na shukuru kwa kutii neno la Mungu. Ari igihe umuntu arangiza gusoma Wakati mtu anaweza kusema atari yagira icyo avuga bila kusema kitu, abantu bagahita bicara. watu wanaketi. Burya ni byiza Kumbe ni vema kutii. Imana ishaka Mungu awabariki bizera cyangwa Yesu Kristo. katika Yesu Kristo. Turanezerewe rero muri iki gitondo Tunafurahi kwa asubuhi ya leo. Imana yatuzigamiye. Mungu kabisa alituchunga. Ijambo ryejo ryaratubwiye ati Neno la jana tambezi nzajya ryama nizira kuwa ninalala kabisa karote. kuko uwo bireba arahari. Wenye vinaangalia yupo. Uwo mwami rero yaturinze Ule mfalme alituchunga. yaturajije heza Tulaza pazuri. twasinziriye Sinzia. twaguwe neza. Kwa vizuri. Imana yaturindiye umuryango. Kuchunga jamaa. Uwo mwami ahabwa icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Katika Yesu Kristo. Burya rero turi gusoza umwaka. Kumbe tuko na maliza mwaka. Uyu mwaka urarangiye Hii mwaka kabisa inaisha. ariko turasaba Imana ati Lakini tunaomba Mungu eti iduteze intambwe atupitisha hatua. iby'uyu mwaka byose bishyirane nawo, Hii mwaka biishe na ahubwo ibiri imbere yuko mbele. Imana ibidutegurire azaba ari umwaka wo gutera imbere mu buryo bw'umwuka. Kupiga hatua ndani ya kiroho. Imana yacu ihabwa icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Katika Yesu Kristo. Burya n'abacuruzi nabo bakora vantiere Na wafanya biashara wanafanya hesabu. bakibavuga ati se Wanaangalia eti mu byo nacurujije mwenye nilichuruza narungutse. nilifaidika. Natwe burya turabacuruzi. Kumbe nasi tunachuruza. Turacuruza iki? Nasi tuko wafanya biashara, tunafanya biashara. Tucuruza gusenga Tunafanya biashara kwa kuomba. kandi twaza kunguka Kama tunaenda kufaidika, tukunguka kunyurwa. tunafaidika kabisa kutosha. Umwami wacu ntabwo icyubahiro. Wana wote bosi. Iyo twaje hano imbere y'Imana Hapa mbele ya tuba twaje mu bucuruzi. tunakuja hapa ndani kufanya biashara. Babwije ukuri turi mu Kwa bucuruzi. kweli tuko tunafanya biashara. Utandukanye n'utaje. Tofauti na mwenye kukuja. Imana yacu ni nziza cyane. Wetu ni mwema sana. Tugiye kwigana ijambo rivuga ngo Nataka kujifunza neno pamoja kusema hivi. Uwiteka arinda ijambo ryayo Bwana Mungu anachunga neno lake ibihe n'ibihe. wakati na nyakati. Uwiteka arinda ijambo ryayo Bwana Mungu anachunga neno lake ibihe n'ibihe. wakati na nyakati. Bibiliya iratubwiye neza ati Biblia inatuambia vyema hivi. nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti Bwana Mungu alinijia eti nakumenye nilikujua ntarakurema mu nda ya nyoko. ile kuumba ndani ya tumbo la mama yako. Ntabwo rero yuko Imana Aone kama burya yatumenye kera jua tangu zamani tutari twabaho, kabla kuumbiwa. tutari twaba n'umunyakerezo Kwa ndani ya mawazo. z'ababyeyi bacu, Wazazi ariko Imana yo yarituzi. wewe alikuwa anachunga na kujua. Imana yakuremye Mungu alikuumba ndetse utaraba mbese kera. tangu zamani. Imana yacu ni nziza cyane. Wetu ni mwema. Burya Imana irakuzi, Kumbe Mungu anakujua. Imana irazi, Mungu ananijua. Imana iratuzi. Mungu anatujua. Ijambo ry'Uwiteka Neno la Mungu iririnda analichunga nyakati na nyakati. izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Jina la Bwana Mungu lipewe sifa.
nuko ijambo ry'Uwiteka rizaho riti nakumenye narakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka gushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ubu wabwirwaga ninde? Yari Yeremiya abyumvishe abarikanze. Yeremiya aravuze ati ariko Uwiteka arambwira ati aravuga ati ntumwana kuko abo zatubaho bose uzabasanga kandi icyo nzaguteka cyose nicyo uzavuga. Imana yacu nyabyitubahiro. Ariko hepfo ku murongo wa 10 havuzwe amagambo akomeye. Dore gushyiriyeho hejuru y'amahanga. Gushyiriyeho hejuru y'amahanga. Natwe dufite amahanga tuzungurutse. Aya mahanga tuzungurutse birasaba kuyamenye. Dufite amahanga ariko Uwiteka aramubwira ati ngushyiriyeho hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abantu kurandura no gusenya kurimbura no kubika kubaka kujenga na kupanda mbegu. Buriya nta mikino yari irimo. Nta mikino yari irimo. Bene data tuhanganye n'amahanga tuzungurutse. Ariko Uwiteka uburyo tugomba guhagarara tugahangana n'amahanga n'abana n'ibihugu by'abana. Kuko Bibiliya ivuga ngo ni ukurandura si n'ibyo gusa no kubika. Burya birasabwa tuzinuke ibibi byose. Izina ry'Uwiteka rirabyitubahira. Uwije Uwiteka Imana ishaka gutuma iramanza ikamuhindura. Ariko Yeremiya we aravuga ati Uwiteka njyewe sinshoboye kuvuga, ahubwo mbere ya byose mbere yo kugira ngo icyo mvuga umanza ufate ikara urikoze ku munwa wanjye hanyuma ubone umpume. Imana yacu nyabyitubahiro. Guhangana n'umwanzi birasaba kumenya amarembo yiyo. Guhangana n'umwanzi ugomba kumenya amarembo n'inzira anyuramo. Guhangana n'umwanzi mu mutsinde umenya pozisiyo ye. Kumenya amarembo y'umwanzi ugahangana nawe burya ni ukumenya umujeje. Izina ry'Uwiteka rirabyitubahiro. Birasaba kurandure, birasaba ngo wubike ikize cyose uhagaze muri pozisiyo yawe. Imana yacu nyabyitubahiro. Ariko kuko Uwiteka arinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe babwije ukuri. Imana yacu irakomeye kandi Imana yacu ifite imbaraga. Imana yacu ifite ububasha. Imana yacu ifite ubutwari. Arahirwa yihungiraho izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mwene data mushiki wanjye, ibyo twahamagariwe uyu murimo urakomeye. Uyu murimo bisaba amavuta. Uyu murimo bisaba imbaraga. Kandi kwizera burya si amagambo ahubwo ni ikindi imbaraga. Imana yacu nyabyitubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Yakobo muri 3 dusomera Yakobo ibice 5:7 Bejoni irahageze uhadusomere. Ariko tukura aya magambo ngo Uwiteka arinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe. Yakobo ibice 5:7 kugeza kuri 11. Amen. Yesu
nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azaza mwihangane mwikomeze kugeza igihe umwami Yesu azaza. Dore umuhinzi ategereza imyaka ye nyamara agasohora imbuto yayo agategereza atazi imvura izaturuka he agategereza atazi imvura y'ibumba izava he agategereza atazi imvura y'umuhindo izaturuka ariko ibyo byose abitegereza yihanganye. Bibiliya iravuga ati nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro ayirindira yihanganye kugeza igihe azabona imvura y'umuhindo n'itumba. Mube nako ariko mwihangane. Imana yacu yabwe tubahiro. Mwana data mushiki wanjye turi mu bihe bigoye nyamara umuhanuzi wari kuvuga ati igihe gisigaye ni akantu gatoya ni agahe gato cyane nyamara arimo gukomanga babwisha ukuri. Bene data mwihangane kuza k'umwami Yesu kuri bugufi kuza k'umwami kuratwegereje. Bene data nta na kimwe mutabona bashiki banjye nta na kimwe mutabona ariko kwihangana benshi barananiwe unaniwe ndetse umukwe yarageze hafi unaniwe umukwe yarageze ku rugi unaniwe yarageze bugufi ariko Bibiliya ivuga ngo umuhinzi ategereza imyaka ye akayitegereza atazi imvura izaturuka agafata imbuto akayitera mu murima nyamara iyo mbuto ayiteye ivanye mu nzu mu gihe gigoye cy'inzara ariko aravuga ati reka mbikore agiye arayiteye atazi imvura izaturuka he ariko Bibiliya ivuga ngo natwe twitegereze umuhinzi uburyo ategereza imyaka y'igiciro cyinshi akemera agatera imbuto ye atazi imvura y'umuhindo n'ibituba izaturuka ariko igihe imyaka ibonetse imvura y'itumba n'iy'umuhindo niyo bibonetse ibinezeza biba bitangira kuza mu mutima we. None Bibiliya bati ariko ntabwo mwihangana kuza k'umwami kuratwegereye. Izina ry'Uwiteka riratwubahira. Bibiliya itubwira ngo arahirwa uwihangana akageza imperuka. Izina ry'Uwiteka riratwubahira. Bamwe barananiwe kandi bari bagiye gusohora abandi bananiwe mu rugendo kandi bari bagiye kugerayo ariko Bibiliya itubwira ngo mwihangane kugeza igihe umwami Yesu ari buze. Umurongo wa 9 nimwitotombane bene data mudacirwaho iteka dore umucamanza ahagaze ku rugi. Abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana mubakureho icyitegererezo cyo kurenganwa no kwihangana. Bararenganijwe bahuye n'ibibazo batejwe n'icyerezo ababyeyi bakembera amabere ariko kugira ngo mubakureho icyitegererezo mwihangane. Wowe urabona akantu gatoya gutora aratembere akuremereze agukikwaho gutora ukuntu ameze akuremereze akuvanyaho abahanuzi bararenganijwe bashyizwe mu nzu y'imbohe bakubiswe ibiboko ariko bakomeza kwihangana kuko barebaga amasezerano ari hafi bakareba ari bugufi. Aburahamu we yitegereje abonye amasezerano abonye iryo sezerano Imana iramwereka rata imweretse umudugudu wubatswe n'Uwiteka kandi Imana ikawurema. Aburahamu ageze aravuga ati mwami we mbega umudugudu mwiza we bongerera hano aho turi ntacyo hamaze ahubwo
babwiwe muri Bibiliya umwe ni Yosefu kuko Yosefu ibyo yategereje byose byose kabiri n'amaso bene data n'abapfuye bose bapfuye bategereje ngo basigire iryo sezerano natwe rero bene data bashiki banjye arahirwa kumwihangana izina ry'Uwiteka ryabwitubahiro urikika intege ndakwingiza mushiki wanjye urikika intege n'ibyubona urikika intege n'ibivugwa ahubwo tera intambwe Uwiteka ari ijambo ryayo ibihe n'ibihe Imana yacu nabwitubahiro ariko Mana yanjye we ariko baravuga we icyo nagusaba ni kimwe unambe kutuhamagara Imana yawe umuntu ntabwo yabasha kumenya ibyo udatekereza kuko Bibiliya iravuga mwitotombane bene data mudacirwaho iteka dore umucamanza ahagaze umucamanza ni umwe ni Yesu Kristo izina ry'Uwiteka ryabwitubahiro hatubwiye mu kindi gitabo cya Yesaya ibice 40:27 Yesaya sura 40:27 John Hute tusomere karikisha tusomeye kumve uko Imana ikomeye vile Mungu ni mwenye nguvu 27 wahageze 40:27 wanapofika soma mzee Yesu Kristo yewe Yakobo Israeli niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana irabyirengagiza mbese ntiwari wabimenye ese nturabyumva Imana ihoraho Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa ntiruha ubwenge bwayo ntiburondoreka niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa bwose ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurukisha amabanga y'ibisiga baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora amen Yakobo agezaho akifika ariganira ananungunika areba yuko atariho anaangalia kama Uwiteka aramwitegereza Mungu anamtazama abaravuze ati anasema eti yewe Yakobo Israeli Yakobo Israeli niki gituma wiganira nani naacha ukavuga ati nasema eti Uwiteka hari inzira zanjye anafichwa njia zangu Mungu anatujua Imana irakuzi Mungu anakujua reka kwiganira reka kwiheba acha ukata tamaa burya Imana irakuzi Mungu anakujua nuko Yakobo we sasa Yakobo yeye niki gituma wiganira naacha yeye ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye Mungu haangalie njia zangu kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza anavisaulisha Imana irakuzi Mungu anakujua Uwiteka amubwiye guki Mungu alimwambia nini mbese ntiwari wamenye Mungu wewe bado hujanijua mbese nturabyumva Mungu hujavisikia Imana ihoraho Mungu aliye Uwiteka umuremyi Mungu muumba w'impera z'isi ntarambirwa yeye hachoki Imana yacu ntabwo irambirwa Mungu wetu hachoki Imana yacu ntabwo iruha Mungu wetu hachoki Imana yacu irakomeye wetu mwenye nguvu ahubwo iravuze ati anasema niyo iha intege yeye anapatia nguvu abananiwe waliochoka abarambiwe wanakata tamaa kandi iyo Mana ikabongerera iki imbaraga utibashije Imana imwongerera imbaraga Imana yacu irakomeye niyo mpamvu nta kindi kidusabwa ni ukwihanga amaso uwo mwami ukamuhanga amaso uwo mwami ukamwitegereza ni Imana itaruha Mungu mwenye hachoki Imana yacu ntabwo irambirwa wetu hachoki ariko umuntu kuko ari umuntu koko kwa kuwa ni mtu kabisa yakubwira ati anakuambia akakwinuka ariko Imana yacu yo ntabwo irambirwa wetu hachoki Imana ntabwo irambirwa wetu hachoki Imana yacu Mungu wetu ntabwo irambirwa hachoki Imana yacu ko yari ejo wetu vile kuwa n'uyu munsi dukwiye kesho na leo ndi burya Imana yacu iratwihanganira Mungu atusubiria iratwihanganira
Imana turabwa icyubahiro. utapewe sifa. Wagize Imana yaguhereza ikigeragezo Waza Mungu anaweza kupatia kabisa kirenze kwihangana kwawe. zaidi ya kusubiria kwako. Imana yacu ni nziza. Mungu wetu ni mwema. Izina ry'Uwiteka icyubahiro. Bwana Mungu lipewe sifa. Mbese ni wari wamenya? Kwani wewe unajitambua? Ese nturabyumva? Haujabisikia? Ese nta nicyo warumva ku Mana? Kwani haujasikia kitu? Nta n'imirimo warumva Imana ikora? Una kazi Mungu naye. Ese Yakobo we, ni iki gituma uhiganyira? Acha unanungunika. Ni iki gituma wihebye? Acha unakata tamaa. Ibyawe byose, ibyacu byose, Yako vyote reka tubiragize Imana. Acha tubikabidhi mikono ya Bwana. Imana yacu iratuzi. Mungu wetu anatujua. Ntacyo itakora. Hakuna chenye hawezi kukosa kufanya. Uvugiye kure. Unasikia nenda mbali. Intekerezo zawe zikajya kure. Yako nenda mbali. Ariko Imana yakuremye. Lakini Mungu aliyekuumba. Burya irakuzi. Mungu anakujua. Imana yakuremye ikakuumba. Aliyekuumba na niyo izi ejo ryawe. anajua mwisho wako. Imana yakuremye niyo izi itangiriro ryawe. Iyo Mana niyo tugomba guhanga amaso. Tazama Yakobo n'abariganye. Yakobo naye ananungunika. Aravuze ati Anasema eti Imana ntabwo izi inzira zawe. Mungu hajue njia zangu. Ariko Imana iramwitegereza. Mungu anamtazama. Kuko Imana imenya n'ibihishe. Mungu anajua ndio. Utari wagira icyo uvuga. Imana irakurondora. Iravuga ati Yakobo we, Mungu anasema ni iki gituma wiganyira? acha unanungunika. Yewe mushiki wanjye we, ni iki gituma wiganyira? Yewe mwene data we, ni iki gituma wiganyira? Unanungunika. Ariko Bibiliya iravuga Lakini Biblia inasema nimwiganire mwibaza ati tuzabaho dute? mtaishi je? Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ni vile ndio Mungu anatuambia. Ntukiganye uvuga ati wibaza iby'ejo. Usiuliza vya kesho. Tutaishi je? Niyo wakwiheza ubushigizi. Kumbe Mungu ndiye anaweza kuwa msimamizi. Uwo Yakobo yarageze igihe Yule Yakobo anafika yihebye. Imana iramwitegereza bati yewe Yakobo we, anasema Yakobo, ni iki gituma wiganyira? nini naacha wewe unakata tamaa? Ntabwo uramenye. Mbese nturabyumva? Haujabisikia? Imana yacu ntabwo iruha. Mungu wetu achoki. Kandi Tena niyo yongera imbaraga abananiwe. anapatia nguvu waliochoka. Utishoboye ikamwongerera imbaraga. Kuwezesha na Mungu. Ndakwinginze iyo Mana ariyo duhaga amaso muri gitondo mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Katika jina la Kristo. Umurongo ukurikiyeho Mstari wa 3 aravuga ati wa 30 inasema hivi. abasore b'imigenda bazacogora. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe. N'abasore bazarwa rwose ariko bategereza Uwiteka. Bazasubizwamo intege nshya. Bazatumagira mu kirere. Bagurukishe amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa. Bazagenda be gucogora. Babwije ukuri. Utegereje Uwiteka ntabwo yaruha. Ahubwo Imana yo imwongera imbaraga. Uzakomeza. Uzihangana. Kuko ufite ibanga ryawe ryihariye. Imana izakongeramo imbaraga. Hari igisiga bita ikizu. Wanaita kabisa tai. Ikizu. Tai. Iyo kibonye kimaze gusaza. Kiona inazeeka. Kiragenda ikazamuka ikajya ku rutare. Inapanda milima inaenda kwa mwamba. Cyagera ku rutare. Fika pale kwa mwamba. Kikavana haya mababa yacyo. Toa ile mabawa yake. Ashaje. Ya kuzeeka. Noneho kikongera kamera andi mababa. Unaweza kuota mabawa yengine. Wakibona ukakiyoberwa. Angalia umesahau. Kubisha ukuri. Nakwambia ukweli. Turingi Uwiteka Imana kugira ngo itwongerere imbaraga. Tuongezee nguvu. Imana itwongerere imbaraga. Tuongezee nguvu. Abasore b'imigenda wa vijana wangu baziruka baruhe. Watakimbia watachoka. Ariko bategereje Uwiteka Wanayechuka Bwana. Abihanganye. Wanayesubiri. Bazongererwamo imbaraga. Imana yacu ni nziza cyane. Mungu wetu ni mwema sana. Bene data turi mu marushanwa. Mungu tuko ndani ya kuachana. Turukiruka. Tunakimbia. Ariko bamwe barananiwe. Watu wanachoka. Ariko ndakwinginze wowe. Si wewe. Winginge Uwiteka atwongerera imbaraga. Abasore b'imigenda bazagenda baruhiye. Ariko bategereje Uwiteka Imana izabongeramo imbaraga. N'izina ry'Umwami Yesu Kristo. Katika Bwana Yesu Kristo. Igihe dutegereje kugaruka k'Umwami. Uwiteka aratwongera imbaraga.
igice cya 41 sura 41 murongo wa 4 y'icyo gitabo wa kile kitabu cha Yesaya 41 sura 4 mstari wa 4 akagera agategeka ibihe uhereye mbere na mbere ni jyewe Uwiteka uwa mbere n'uw'imperuka ndiwe. Ibirwa byararebye biratinya, impera z'isi zihinda umushyitsi, abo ku mpera z'isi bigira hafi baraza, umuntu wese yatabaye komeza murongo wa 6 umuntu wese yatabaye umuturanyi we akabwira mugenzi we ati komera. Amen. Amen. Ese mwene data ndugu muri rugendo safari birasaba ngo inaomba ukomezanye, ubwire mugenzi wawe ati komera, ubwire mushiki wawe ati komera, ubwire mwene se ati komera, ihangane, nyamara tugiye gushingira icyasezeranijwe. Bibiliya ati ninde wabikoze akabisohoza anabitimiza akategeka igihe uhereye mbere na mbere ni jyewe Uwiteka wa mbere n'uw'imperuka kwanza na wa mwisho. Uwiteka utagira itangiriro utagira iherezo wa mbere n'uw'imperuka nta niwe unabivuze. Yeye anasema ndakwinginze mwene data, burya birasaba muri urugendo, birasaba gukomezanya. Ibicyanege mubyikuremo, ahubwo ubwira mugenzi wawe ati komera, uwo twategereje dore ko waraje. Izina ry'Uwiteka ricyubahiro. Muri urugendo birasaba gukomezanya, ubwira mugenzi ati ihangane utari namwe, komera, uwo twategereje uyaraje. Wikinege mugenzi wawe, mubwira ati ariko murabibona ute, ahubwo mubwira ati reka dukomeze urugendo, nyamara ibyo twategereje uyaraje. Izina ry'Umwami Kristo birasaba gukomezanya, ukomeza mugenzi wawe. Ese mwene data ubona byo gukomeza mugenzi wawe, ahubwo ukomeze mugenzi wawe ukamuzanira ukinege, unamuletea vya kumkata tamaa, vya kumzoofisha. aho kugira ngo ukomeze mushiki wawe umuzanira ukinege vya kumzoofisha. Imana yacu idufashe muri urugendo, birasaba gukomezanya mu izina ry'Umwami Kristo. Katika jina Yesu Kristo, Imana yacu irakomeye, Mungu wetu mwenye nguvu, Imana yacu ntabwo ihinduka, Mungu wetu abadiliki, Imana yacu Mungu wetu niyo tangiriro ndetse ikaba n'iherezo. anakuwa na mwisho. Izina ry'Uwiteka ricyubahiro. Bwana Mungu lipewe sifa. Bene data bakundwa, birasaba gukomera mu byo wakiriye, birasaba gukomere mu byo wahawe, ahubwo ukirinda ibigukinege, ahubwo ugatinya Uwiteka ati mwami wanjye ibyiyumva ari wowe watoranyije none na kera, kuko Imana yakumenye ndetse utari waba n'urusoro mu nda ya mama wawe. Niko Bibiliya itubwiye, wamenye rero mami na nawe urusoro mu nda ya mama urazi. Ndakwinjiza mwami wanjye, ubwo dukora imbere yanjye harimo ibicantege, ariko ndakwinjiza ngo uve gukomera mu izina ry'Umwami Kristo. Ibicantege ni byinshi, hazaza ibicantege by'amagambo, hazaza ibicantege by'ibihuha, hazaza ibicantege bitandukanye, ariko Bibiliya iratubwira ngo ikidukwiriye ni iki? Ni ugukomezanya muri uru rugendo mu izina ry'Umwami Kristo. Tukura aya magambo ati Imana irinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe. Mbabwisha ukuri, Imana irinda isezerano ryayo, iyabivuze niyo kwizera. Wihangana mwene data, utegereze wihangane, kuko Bibiliya itubwira ngo umuhinzi ategereza yihanganye imyaka y'igiciro cyinshi, ariko akayitegereza atazi ayituza aturuka. Iyo umuhinzi n'itumba, ariko imyaka yayibonetse
bibonetse ahari amarira ibyishimo biraboneka ahari bavuganya hakaboneka umunezero izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro burya birasaba ngo dutegereze natwe twihangane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ibisitaza byo ntibizabura ariko birasaba gukomera ibicanire ntibizabura ariko tumbira waguhamagaye ibyo byose ntibizabura kubaho ariko uzabura twiteka niwo wampamagaye niwo mpanze amaso kandi utiko amaso yageze akureba sayundi zakwitegereza izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Yakobo igice cya 12 turi kwihuta kandi 12 na 13 dusomere frere n'uwahagaze bavuze wiki hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iryo Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Arakira Imana yacu yabwa icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza mtu anastahimili vinayomjaribu kuko namara kwemerwa kwa kuwa akisha kubaliwa azahabwa ikamba ry'ubugingo atapokea taji la uzima. Ibigeragezo ni byinshi kabisa, jaribu ni nyingi. Hazaboneka ibigeragezo by'ibihumbi kana jaribu kabisa ya masemi. Hazaboneka ibigeragezo by'amagambo jaribu ya maneno. Ariko Bibiliya tubwira ngo arahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza anastahimili yaliyomjaribu kuko namara kwemerwa kabisa kisha kubaliwa azahabwa ikamba ry'ubugingo atapokea taji la uzima. Ese wagize Yobu yanesheje atakiruka Yobu alishinda bila kupita ndani ya vita. Nose wagize tuzahora mu mudendezi na wao tutashinda ndani kabisa. Wagize tuzahora mu mahoro ni ngombwa ibigeragezo byiboneke tatizo zikuwe ariko babwije lakini naambia ukweli y'igiti kirucishwa mu muyaga uti ikipeperushwa na pepo niko kigenda kirushaho gukomera imizi nayo irushaho kugenda ishora hasi ni ngombwa umukristo lazima mukristo ntabwo wahora mu mahoro hawezi shinda ndani ya amani. hari ibintu bishobora kuza na vitu vinaanza kuja bikaza kugira ngo urusheho kwihangana zaidi kusubiri nubwo bituzahora mu mahoro wote kama tutashinda ndani ya amani oya hapana na watu wakinje bahoraga n'ibibazo tangulia wekutana na shida kukabiri kutukira kwa tabia vema eti Paulo na Sila igihe bafatwa bashirwa mu nzigo walishikwa na ndani ya nyumba ya gereza. none byo wagize byoroshye Unawaza walikuwa ni bafuzwa basize iki walifungwa juu ya nini? bari basishije abagimana Waliwafunga juu ya nini? none wagize tuzakomeza kuba mu mahoro sasa shida kukua hivi ariko lakini umunezero dufite tunayo niba dufite ni rimwe gusa siri tunani moja Imana yo iri ijambo ryayo ibihe n'ibihe izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. ina Bwana Mungu Arahirwa rero uri buhure n'ibigeragezo akabyihanganira hari ikigeragezo kizaza ari umutwaro uremereye kwanza takuja ni muzito kikaza kiremereye takuja kabisa ni muzito ariko Bibiliya avuga lakini Biblia inasema arahirwa uwihanganira anastahimili ibyo bigeragezo nibiza ukabyihanganira Bibiliya iratubwira ngo Imana yo nta yindi miturano izaguha igihembo cyawe uzabona uguhabwa ikamba ry'ubugingo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Ushobora kubona ikigeragezo giturutse ku mutuzo wawe jaribu kutoka kwa jirani yako. Ushobora kubona ikigeragezo giturutse ku mwana w'ibyarire. Unaweza kupata jaribu kutoka mtoto. Wabona ikigeragezo giturutse ku mugabo wawe. Kupata jaribu kutoka kwa bwana wako. Wabona ikigeragezo giturutse ku mugore wawe. Kupata jaribu kutoka kwa mke wako. Hari ikigeragezo kuna jaribu ushobora guhura nacyo giturutse ku miryango uvuka kutoka ndani ya jamaa unaweza liwa ndani. Waza kubona ukabona unaenda kuona bakaze pe wanakukatala kabisa. baba bagatangira gukinga uburozi wanakata na kukatia ulozi kandi utaruka na tena huwa hauloge. waza kubona ukabona neza utajya kwirabura Vizuri kabisa biturutse ko haje ikigeragezo kiremereye jaribu ya uzito. ariko muri cyo kigeragezo urakitwara mute Unajikamata je? hari ikigeragezo umuntu ahangana nacyo Unajaribu
ushobora kubona ikigeragezo kinyura mu yindi nzira ariko bibiri kutubwira ngo arahirwa wihangana nyuma y'icyo kigeragezo uzahabwa ikaba ryose reba neza ubyitegereze tubikurire bugufi witegereze ubugendamo iyo bahuye n'ikigeragezo Yobu yari umukiranutsi alikuwa mwenye haki kabisa wirinda muri byose anajihadhari kwa yote yari umukiranutsi waruzi alikuwa anajua ariko umwanzi rero lakini adui burya atera abana b'Imana kumbe anashambulia watoto wa abakiranutsi burya ntabwo bahora munezero hawashinda ndani ya furaha umwanzi rero abaragiye atabagiye atabagira no mu bihugu by'Uburasirazuba burya rero ni umuntu w'uruzerero kumbe Yobu Satani ni inzerero Ibilisi yeye ni kushinda anawayawa abarataje rero anarudia abahuye na Senyeri anakutana na Jesse Senyeri murebye mwitegereza Mungu anamtazama kuko umunyamuka agenzura kama umunyamuka wa kiroho anachunguza wa abaruye ati we Satani uvuye he uvuye mu isi no kwizerera ndani ya ulimwengu na kuwayawa inzererezi koko Imana baramwitegereje aramubwira ati wabonye umukiranutsi wanjye Yobu burya Imana iratuma Imana izi ibigeragezo guhura nabyo abaramubwira ati yabuzwa n'iki kuba umukiranutsi ntacyo utamuhaye nibyo dutunze burya Satani arabihiga nibyo dufite tubifite Satani atabyishimiye ngo bwije ukuri mushiki wanjye ibyo utunze mubitunze Satani atabyishimiye wabiduhaye no tugomba guhaga amaso wabiduhaye afite imbaraga wabiduhaye afite ubushobozi aramubwira ati nibyo gusa ni vile tu genda ibyo afite byose bikore kandi si nibyo gusa urebe umukiranutsi nizera ni umukiranutsi mwemera ni umukiranutsi atagira ubuhamya n'umubiri we uwukoreho ikigeragezo Yobu ahuye nacyo anakutana naye byari bikomeye ilikuwa ni nguvu ikigeragezo cya mbere rero kiba gihereye ku rubyaro rwe kinaanzia kwa uzao wake abana be watoto wake babaga bagiye mu isi mikuru yari umukiranutsi Yobu alikuwa mwenye haki yagira akafata umwana birashoboka abana banjye baba bacumuye akabatambira Yobu koko yari umukiranutsi alikuwa mwenye haki abana be bose babaragiye watu wanaenda wanaishi iyo bati Uwiteka ni wowe wanasubisha mu kanya abagaragu baragiye akazi nk'ubiri umuyaga kabisa kabisa ya lewa ibikazi kabira sinyagira zinapiga zikaba zirapfuye ngombe zake zinakufa akabaza yiruka yarakimbia mutatamuje wewe y'amatungo yari ufite nari ndagiye yose arashize Yobu akavuga ati nibyo Imana yampaye niyigisubije tugeze igihe Yobu ikigeragezo cyamurizaho mke wake anamwambia mtawala ibyo ureba hano urabyitegereza naangalia wewe unabitazama waretse tukajya gushakisha ubundi buryo tukabaza ibyaduteye hano muri urugo yashaka kuvuga iki iyo umuntu ananiwe rata iyo umuntu ananiwe kwihanganira ibigeragezo ingorane ziravuka bamwe batangira kuza kuraguza bamwe bagatangira gukurikira zamana batigeze nuko umugore baramubwira ati waretse Imana yawe ariko ibyo arihangana abantu bati ubaye kimwe yari ijambo rikomeye Yobu yirinda muri byose arihangana Yobu inshuti zamuzaga zikaza mu rugo iwe zitangira kumushyiraho zose n'inshuti magara zose ziba zimuvuyeho ariko Imana irebye kwihangana kwa Yobu ibimusumbushije ibyo yari yarabase byose bene data bakuru ntabwo tuzabura umudendezo hashobora kuza
ikigeragezo cya mbere kikaza kikagutera ukakireba n'amaso yawe, akazi cya kabiri ukakireba n'amaso yawe, akazi cya gatatu. Ariko Mana, lakini Mungu, iyi Mana tega Mungu ninayeomba ikuzanira ibi aje mu Imana ki? kumbe ni Mungu ni buryo wate, kumbe ulishambuliwa, watewe, birasaba wihangana, naomba usubiri, birasaba wihangana, naomba usubiri dada, birasaba wihangana mwene data, kuko Bibiri ivuga ngo wihangana bamwita munyehanga. Isura ry'iteka ya cyubahiro. Reka bavuze kuri Imana iri ijambo ryayo ibintu nyakati na nyakati. Imana yacu irakomeye, Mungu wetu mwenye nguvu, Imana yacu ni nziza cyane, Mungu wetu ni mwema sana, Imana yacu Mungu wetu ntabwo hachoki, Imana yacu ntabwo icika intege, akate tamaa, ahubwo iratubwira ati yongera imbaraga, anaongezea nguvu utibashije, mwenyajiwezeshe, ucitse intege, Imana ikamwongera imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. katika Yesu Kristo. Reka imbere gatoya, Hadi tuingie mbele kidogo. Ana yahuye n'ikigeragezo alikutana na jaribu gikomeye cyane, ya nguvu sana, ahura n'ikigeragezo cya mukeba alikutana na jaribu kabisa cya mbanda yake, ya mbanda yake, aba ahuye n'ikigeragezo gikomeye, alikutana jaribu, ariko umugabo we lakini bwana wake yaramukundaga cyane, mpenda sana, aramukunda pe, mpenda sana, ariko yamara kumusohoka gatoya yaragiye, kisha toka kidogo na mukeba bati mbanda yake naza washano wewe washano ore usimarira iki, utafanya nini? arega ibyo ufite byose ni ibyawe. Niko naje ni vyangu. Ana igihe cy'umunsi mukuru, wakati wa sikukuu, umugabo yagenda akamuzanira, wanawake anamletea, akamuhereza inkumi, anamletea maradufu, ariko Ana lakini ageze arafata umwana. wakati asema mfalme, Inzi ko Imana ishobora byose. unajua kama Mungu ni mweza yote, Hari ikibazo umutware wawe atabasha gukemura, na jaribu bwana yako Yesu, hari ikibazo cyaza inshuti yawe magara atabasha gukemura, kwa peke yake, ariko Ana ahaga amaso Uwiteka wenyine. None Ana amaze gukora n'ibigeragezo yacitse intege, alikata tamaa, ahubwo yakomeje gusenga Imana, endelea kuomba Mungu, yakomeje kujya imbere y'Imana mbele ya Mungu, kugeza igihe amagana yose yagenda akasuka mu nzu y'Imana, ndani ya nyumba ya Mungu. kugeza igihe umutambyi Fika wakati kohani yamwitegereje. alimtazama, Burya rero kumbe y'abantu bari hano imbere baba babitegereza mwese, watu kwamba natazama wote, si rimwe si kabiri, si moja si mara mbili, yitegerezaga Hana, alikuwa anatazama, yabona yicaye, alikuwa na keti, akabona nta bukuru, mbese kuvuga umunwa we, ana kinywa yake ageze anasema, afati amahambere namubonye ariko mara ya ameze, kwanza nimeona iko vile, ubwa kabiri mbona ariko ameze, n'ejo bundi yateranye ariko ameze. alikuwa anakuseka vile, Birashoboka yuko uyu mugore inawezekana kama uyu mke aza agasoma, anakunja kichwa kunywa, rero baramubwira ati yeye anamwambia Ana yaje aje kubwira Uwiteka Imana, anakuja kuambia Mungu wake afite amaganya, iko na ari gusengera mu mutima, afite agahinda kenshi. Mana wamfanye kino gisuzuguriro, Mana wamfanye kino kigeragezo, Mana ndababaye, Imana yacu iratabara, Mana wamfasha. usinisaidie, Rero baramubwira ati yeye anamwambia ati Ana we wewe uzahora n'isinde. utaishi na mrefu. Ana amusubiza n'umutima w'ikinyabupfura, anamujibu na moyo kabisa, ntabwo yamusubije n'uburakari, mujibu na kisirani, aravuga ati oya, sema hapana, oya, hapana, ahubwo bali naje gutura Uwiteka amaganya mfite, patia Bwana wangu mfite ikibazo cyanjye cyihariye, ya pekee, nicyo naje gutura Uwiteka. kupatia Bwana. Eli aramubwira ati Eli anamwambia ati genda, nenda, icyo wasabye Imana tukiomba Mungu ikigukorera. mtendee. Aravuga ati ngo iryo jambo rugerero iryo ryo narinegereje, iryo ngiryo rero niryo nashakaga, reka mpaguruke agenda anezerewe. Ndabwiriza mwene data, hari igihe uzaza ubabaye ariko utafite umunezero, hari igihe uzaza ubabaye nuza gusohoka muri iyi nzu utahana umunezero. Babwije ukuri, Naambia kweli, ihangane, subiri, wihangane, subiri, wiyumanganye, wikomeze, Imana yacu irakora.
Madrid ya muri yake na Madrid abahize umuhigo anatia arafata nasi umwami wanjye anasema mfalme wangu yego sasa hana nawe isezerano nitakupatia na wewe ahadi umwana uzavuka mtoto atakayezaliwa nzamutura Uwiteka nitamtolea Bwana reka mbabwire ngo acha na Imana Mungu irinde ijambo ryayo anachukua neno lake ibihe n'ibihe nyakati na nyakati ana amaganya n'agahinda wake uko yavuze ko yatashye alikuja aho yatashye asubizwe n'Uwiteka kuwa na Bwana hari igihe tuzirirwa muri isi na wakati shida hapo lakini tutalala hapa hari igihe tuzayiraramo wakati tutalala hapa ariko ntabwo tuzayiraramo lakini tutashinda hapa mushiki wanjye ndugu yangu niba ufite ikibazo ufite kama kuna tatizo ukaba ufite uburwayi bwakugose na ugonjwa aliyekuja ukaba ufite intambara urwara nayo na vita ndio mbaya nayo uyu munsi muri gitondo siku ya leo mia ikintu Uwiteka umubwira ati mwami wanjye we nanjye nifuza kugira ngo ukuboko kwawe kunkoraho nanjye nanezerewe kuko anatashye anezerewe wizera ko Yesu Kristo wizera ko Imana ikora naamini kama unatenda wizera ko Imana isubiza naamini kama unachimbia wizera ko Imana ishoboye naamini kama unaweza wizera ko Imana nini ifite imbaraga babwiza ukuri Imana yacu irakora wote wanatenda Imana yacu irakora wote wanatenda Imana yacu urayibona unamuona ukayitegereza Imana yacu irasubiza anajibu kandi Imana yacu ntabwo yimana tena teza Mungu wetu anyimani kabisa Imana ntabwo yimana Mungu wetu anyimani iratushugurikira we anatushughulikia aya masaha saa hii yiga bana Imana iratuzi Mungu anatujua izi uburyo tugomba kubaho tunaweza kuishi niba twaje imbere yayo mbele yake tukaza twayiramya tuna mabudu nibyo dukeneye mu buryo bw'umubiri bw'abizi navyo anavijua Imana yacu ntabwo yaduterera amateka Mungu hawezi tuachilia babwiza ukuri Imana ntabwo yaduterera ukweli Mungu hawezi tuachilia Imana iratuzi Mungu anatujua nibyo dukeneye irabizi ndio tunatamani vyote anavijua nibyo twifuza irabizi ndio tunatamani vyote anavijua ibyo mushiki wanjye akeneye Imana irabizi dada nataka Mungu anavijua Imana yacu dufashe wizera tuba Yesu Kristo twakora aya magambo ati Imana irinde ijambo ryayo ibihe n'ibihe nyakati na nyakati Rebeka amaze kurongorwa na Isaka akisha kuolewa na Isaka Biblia inatubwira neza ati inatuambia vyema Isaka yari afite imyaka 40 Isaka alikuwa na miaka 40 noneho imyaka 20 iri ku isi miaka 20 inapita amaze kugira imyaka 60 amaze kuba umusaza Isaka na miaka 60 alikuwa anakuwa mzee umwe afata inzira ye mmoja Rebeka aza kwirinda Imana Rebeka anaenda kusihi Mungu ikibazo mfite ni ikihe shida ninayo ni lipi ntabwo yagiye mu baraguzi akwenda mu ahubwo yagiye kwirinda yeye enda kusihi asaba Uwiteka akaomba kaambia wa mbele eti Isaka nawe naye agiye kwirinda Imana kusihi Mungu buri muntu wese ari gusaba Imana anaenda kuomba Mungu mu myaka 20 muri miaka 20 Imana isubije Rebeka Mungu anajibia Rebeka imaze kumusubiza kisha amjibia abatwita abana babiri impanga kwa mimba ya watoto wawili mapasa Rebeka sasa agiye kuva yiva mu ndati kusikia ndani ya tumbo hii ibintu birakomeye vitu vinakuwa nguvu ibintu bikiri mu nda yanjye niko ndani ya tumbo yangu Imana iramubwira ati Mungu anamwambia Rebeka kumbe Rebeka inda ufite tumbo mimba unayo zawe babiri ni watoto wawili kandi tena mdogo azategeka gakuru ataamuru mkubwa nani baza no kuvuka wakaenda kuzaliwa gato azafata mukuru we agatsinzi mkubwa yake kabisa mkubwa bene data wakuru wandugu wapendwa na iratuzi Mungu anatujua Imana ibyifuzo byacu anajua hitaji yetu Imana ikubwire neza Mungu akutendee icyo ukene Imana igukore unataka Mungu akutendee bila kumaliza hii tusigaje iminsi mike cyane kumaliza masiku chache sana ni iminsi ngahe masiku ngapi si iminsi 11 masiku 11 Imana Mungu isubize buri muntu wese biwanye n'icyifuzo cye fuatana na hitaji lake ubwo turi usoza uyu mwaka tunamaliza hii mwaka nawe utangiye ati umwami wanjye icyo nagusabye ili kuomba burya namaze kukibona kubadilisha kipewa Imana yacu ibaha umugisha kandi bagire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo reka mbabwize ukuri acha niambie ukweli wihangane usubiri ujya kure usiende mbali ntiwiganyire usinungunike wibaza
wakuremye arakuzi n'uwo mwishingizi wawe w'izina ry'umwami Yesu Kristo. natwe nubwo twihebye fatira yuko mana we ejo bundi igihe twari twagiye hepfo aho tuzahora muri ibi. ariko reka mbabwire ngo iyo umuntu ananiwe niho Imana ikora. iyo umuntu ananiwe neza uragerageza ugashyiraho imbaraga za mbaraga zinaniwe Imana irazikikorera. ntabwo reba Aburahamu byamubayeho yarabwiye Uwiteka we kuko yaramaze guhabwa isezerano aravuga ati rero icyo ngiye gukora nanjye ngiye gutanga Uwiteka ngiye kumutambira. ariko Aburahamu we byari bikomeye aragenda aravuga ati rero mwami ngiye gutambira kandi naramutambira ngiye gukoresha ko nshoboye igicaniro cyanjye cyo ngiye gutambira nta sazi ishobora kubaho kandi nta n'igisiga gishobora kuza ukijya kuri iyo nyama. Uwiteka aragitegereza kugira ngo muhereke ko ndi Imana kuba uri umunyantege. Aburahamu aratangiye afata igikorakozo akaza avuga ati kugira ngo isazi itaza kuvaho aho intumbi iri rero ibisiga biboneka ari byinshi nabyo biba bitangiye kujya guhaha arebe aho babagiye. Aburahamu isazi guhagara nazo isiga nacyo kitangiye kuza yaragifite imbaraga zirimo gutoka wagisiga we genda wagisiga we izo atangiranye imbaraga izo ritangiye kugira mu kiregarega. Aburahamu ati imbaraga zitangiye gushaka wagisiga we genda ikaze kandi kiruka wagisiga we wagisiga genda wagisiga Aburahamu barasinziriye Imana biramanutse Imana biramanutse ibirahazungurutse Imana biramanutse ibirahagose. bene data bakundwa namwe ko Imana iturinda dushyiraho imbaraga zacu ariko iyo tunaniwe Uwiteka araza akatuzunguruka Uwiteka akaza akagota. reka babwire ngo yatangije umurimo na nyiri umusozi. ubwo tunaniwe rero rwese kuganya kandi bizagenda bitera burya twashyizeho imbaraga zacu tunashima murananiwe rero senyeri ndaje rero pakwera ibicisha mu nzira tuzaba dushima tuba twiteka mbabwi kuri Imana irindi ijambo ryayo ibihe n'ibihe. ntabwo Imana yaguhamagara inaniwe kukwambika ntabwo Imana yaguhamagara inaniwe kuguha amavuta ntabwo Imana yaguhamagara inaniwe kukugaburira. ibyacu Imana irabizi bitujye kure. Imana niwo mwishingizi Imana niwo ngira umurimo. mbabwije ukuri Imana irindi ijambo ryayo ibihe n'ibihe. reka twitegerere rata wibaza ko bizagenda bite. ninde wari uzi ko azagira hano? ninde wari uzi ko na hano mwateranye? Uwiteka niwo mwishingizi wacu. narasi mu mwabura bitwaje kurya se sagenda tugaburire neza ducicikira tuzabona n'ibindi nabwo tuzagaburirwa. abadutekereza ko tugiye kwitwa n'inzara bazakubona ishyara. Imana yananirwa kudushugurikira aho twateranye. kavati wa mano hari umuntu wabonye bikomeye byamukomera aravuga ati mwana nutarangiza kino kigeragezo yamenya kuribwa. Imana yacu ni Imana ibari ku murimo. mbabwije ukuri irabyoroshya irabyoroshya mushiki wanjye we Imana irabyoroshya bene data Imana irabyoroshya. umusozi ugiye kuwurandura icyari kigeragezo
uyu mwaka tugiye kujya hari ibisubizo uyu mwaka aracuranga utapita mwenye kuvaa babuje ukuri gushikwa ntabwo imana yacu aduterera uyu mukuru ugarutse uyu bana yamenye amaraso benshi bapfa ahubwo benshi bashobora kugwa hasi batuzira babuje ukuri uyu munezero uri hano hano ho tumara turakomeye turarinzwe babuje ukuri turarinzwe uwo twakurikiye arakomeye uwo twakurikiye afite ububasha satani atugaraho yakurikije umugara ari gucisha mu nzira no hino tutamufunyanga naratatu ucikinege musiki wanjye takucikinege ibigengezo nibiza hari urundi rubuze tutakura umubiki umubyeyi arakubera ikigeragezo umuturage wawe akubera ikigeragezo ariko ihanga turihaga hari ibindi biri buze hirya no hino ariko cyo kubyimbo biga tuwasonga mbere aso wihangane si urusengero tukuri imana yatushugurikia ibiri munsi y'ijuru n'iby'uwiteka ibi byose ni bya senyeri nicyo gituma